Kristo hakozwe abavandimwe kuri tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu. Ndabibutsa ko Papa Francisco amaze ukwezi kose ari mu bitaro bya Gemelli. Bikaba rero ari umupapa wa mbere utinze mu bitaro kubera impamvu z'uburwayi. Ariko si n'ibyo gusa, ejo ku itariki ya 13 yizihizaga imyaka 12 ayobora Kiliziya i Vatikani. Yayizihije rero mu bitaro nyine Gemelli. Noneho amakuru yatugezeho ni uko abari bamukikije basangiye gato, keke yo kuri iyo myaka 12, ariko we byari bimeze nabi kuko bamwongereye undi mwuka, guhumeka bigasa nk'ibigoranye, ku buryo rero abaganga bavuga bati byo gutekereza ko azahimbaza Pasiga byo mubyibagirwe kuko ntabwo ari ibya vuba. Ati byo gutekereza kandi ko azasohoka mu bitaro vuba byihuse nabyo mubyibagiwe. Ati uko tubikora tukabona ko umunsi umwe byakize, umunsi undi wundi byamanutse, ku buryo rero nyine bigaragara ko hakirimo ibibazo mu buzima bwa Papa, aracyakeneye gusabirwa cyane. Hagati aho rero nyine kubera ko arwaye akaba atinze mu bitaro, biri kubyara amagambo menshi, ariko iyo ntabwo bitangaje nyine. Papa ntabwo ari umuntu usanzwe wese, ni kubyara amagambo menshi. Bamwe bakavuga bati buriya ahubwo ashobora kuba yarangije gupfa, bakaba bari kutubeshya. Murabizi ko nyine muri kino gihe hari abantu bavuga ati umuntu yarapfuye byarangiye, kubera wenda ko batakimubona cyangwa wenda ko babona hari utundi tubazo, bakavuga bati buriya byarangiye. Abandi bati ariko se byaba bimaze iki kubiduhisha? Noneho umuganga we rwose ngira ngo umunsi w'ejo nyine yakuriye inzira ku murima w'abatekereza ko Papa yaba atakiriho, arababwira ati ariho, ariko ntabwo wavuga ngo uyu munsi arataha, ariko ari gusubiza neza ku miti n'ubwo bwose. eh, taburo kirinike uko ameze mu bijyanye n'ubuganga, bisaba nyine ko hagira igihe kirekire cyo kongera gusubirana imbaraga, kongera gukora. Rero kandi muranasenga nyine musenge kugira ngo akire. Ni ukuvuga ngo n'umuganga ntakubwira ngo ejo cyangwa ejo bundi azahita arakubwira ati taburo kirinike ye, mbese uko ubuzima bwe bumeze burimo ibintu byinshi. Bisaba rero ko abantu twebwe turi hanze tumusabira, ariko bikanasaba nyine ko n'abandi bitegura, kuko hari n'abavuga bati buriya agiye kwegura ati kuko nanagaruka ntazashobora kuyobora. Abandi bati oya, ashobora kuzayobora ahubwo aryamye ariko akayobora. Urumva harimo utuntu twinshi cyane. Niyo mpamvu eh, muri iyi minsi ngiye mba ndi kuvuga mvuga nti nibura tusabire roho ye. Ngiye kubisubiramo, dusabire roho ye kugira ngo niba agomba kugenda nyine yitegure kugenda yiyunze n'Imana, yiyunze n'abo bakoranye, yiyunze na Kiliziya, yiyunze n'isi yose nka Papa. Muri uwo murongo rero dufite amasomo nyine, ari mu masomo nkunda cyane, cyane cyane isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 18, aho batubwira ngo buri wese azabazwa ibyo yakoze ku giti cye. Nta muntu uzabazwa ibyakozwe n'ababyeyi be, ntawe uzabazwa ibyakozwe n'abakurambere be, ntawe uzabazwa ibyakozwe n'abasekuru n'abasekuruza be. Buri wese azibarizwa ku giti cye ibimureba. Byari bimeze bite rero? Hariho umugani wavugaga nako wavugaga ngo niba umuntu yarakoze ibibi agakora ibyaha, abana be bashobora kuzabibazwa, abuzukuru be bakazabibazwa, mbega icyaha kigahinduka karande, cya cyaha cy'inkomoko bajya bavuga. Noneho bigatuma bamwe bavuga bati biri kuba kuri kanaka ni ababyeyi bakoze ibyaha, ni ba sekuru na nyokuru bakoze ibyaha, wavukana ikintu cy'ubumuga gahoro bagahita bavuga ati bari ingaruka z'ababyeyi bakoze babayeho, ni igihano cy'Imana nta kundi niyihangane. Ibyo rero bigenda bikurikirana bati ubundi bimaze iki ko twisubiraho niba n'ubundi Imana yaramaze guca urubanza nyine bita ngo determinism. Umuhanuzi Ezekiyeli rero abitumwe n'Imana aza afite indi mvugo yindi
abantu batari biteze muri uyu mutwe wa cumi n'umunani, ati niba umuntu ari umugiraneza akora ibintu byiza binyuze Imana, ariko akagera akavuga ngo ibyo nakoze birahagije, bya bindi bajya bavuga ngo nize mu iseminari numvise misa nyinshi, impamvu yo gusubira mu misa ukagira ngo kubera ko misa ni ikigega yarimo azigama. eh, ati nakoze ibyaha byinshi, nakoze ibyiza byinshi, aho bigeze birahagije, reka ndekere aho mbe mpagaritse, noneho ati nanjye nibere nk'uko abandi bariho. Ati ugapfa muri icyo gihe, bavuga ngo uzabazwa nyine iby'icyo gihe Imana igusanzemo. Ariko niba umuntu yari umugiranabi akagira atya akisubiraho, ubugome bwe akabuhindura agasigara akora neza, ati nawe ntabwo nzabona ibyahise bye, ahubwo nzabona iby'iki gihe cya none arimo uyu munsi. Ati niba ari umugiraneza agumye kugira neza kugera ku iherezo, birumvikana ko njye mureba aho musanze none. Niba umugiranabi agumye kugira nabi kugeza mu iherezo, ibintu byo biramureba. Ariko ntazigera kubabwira ngo umuntu azabazwa ibyaha by'undi, cyangwa uvuge ngo nakoze ibyiza bihagije reka ntangire nkora ibibi, cyangwa se nakoze ibibi buriya n'Imana ntishobora kunyumva. Oya, ukuri ni ukukubwira ngo uko Imana igusanze none niko ireba, kandi impamvu ziranumvikana. Imana yacu ntabwo iturebera mu ndorerwamo z'ejo hahise cyangwa ejo bundi hahise, kuko Imana ntabwo igira ahahise, ntigira n'ahazaza. Imana ihoraho. Niba ihoraho rero icyo bita eternite, niba ihoraho ni ukuvuga ngo ibona ibintu none, ibona ibintu none. Niba ibona ibintu none rero uyu munsi ukaba uri intungane, shimira Imana. Ariko niba ibona ibintu none, uyu munsi ukaba uri umunyabyago, unakora umunyabyaha, reba ukuntu wakwisubiraho kugira ngo uhinduke mwiza wo kunyura Imana. Isomo ry'ivanjiri risa nk'iryuzuzanya n'iri ngiri tumaze kumva rya mbere. Nanone ni isomo ritubwira uburyo nyine buri wese agombye kumenya uko ibyo azabazwa imbere y'Imana, ariko rikaba risa n'isomo rihuye n'ibihe abantu barimo kino gihe, ubwo abantu bagira batya bagafata ubuzima bwa bagenzi babo bakabuhindura ubusabusa. Yesu aratubwira ati nimujye kure rero, tereka kandi mbabwire, n'ubutungane bwanyu budasumba ubw'abigishamategeko n'abafarisayi, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Ni Yezu rero mu ivanjiri y'Amata y'umutwe wa 5 uhera ku murongo wa 20 tugakomeza ati, mwumvise ko abakurambere banyu babwiwe ngo ntuzice, kandi nihagira uwica azabibarizwa mu rubanza. Yenda ababwiye ko umuntu wese urakariye uwo bava inda imwe azabibarizwa mu rukiko. Naho nabwira uwo bava inda imwe ati igicucu, azabibarizwa mu nama nkuru. Namubwira ati uri umusazi, azishyurira mu nyenga y'umuriro. Nuko rero nimujyana ituro ryanyu imbere y'urutambiro, ukahibukira ko uwo muva inda imwe mufitanye akantu, rekera ituro ryawe imbere y'urutambiro, ubanze ujye kwigorora n'uwo muvandimwe w'umuva inda imwe, hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe, ugira ubwira bwo kwiyunga n'uwo mwangana igihe mukiri kumwe mu nzira, kugira ngo ataguteza umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ubwo ukaba uroshywe mu buroko. Ndikubwiza ukuri, ntabwo uzavamo utishyuye byose kugeza ku giceri cya nyuma. Rero ni amagambo y'ivanjiri ntagatifu, aragasingizwa Kristo. Iyi vanjiri rero navuga ko iri mu zishimishije, ariko iri no mu zitera ubwoba. Ni ukuvuga ngo ku muntu w'umwicanyi akaba ari kugenda mu nzira, bari kutubwira ngo burya undi yapfuye kera byararangiye, ni ukubona gusa umubiri, ariko we byarangiye ntabwo akiri umuntu. Kuko niba wamaze kugira ubwo ushobora kwica umuntu, ni ukuvuga ko wabanje gupfa mbere y'uwo wica. Yesu ajya kure rero, ati mujye mwibitekereza ko akenshi ibyo muvuga ku bandi ari ibiba bibarimo, cyangwa se ibyo mwabayemo.
iyo atubwiye rero ati no kurakarira umuntu ubwabyo uba wamaze gukora icyaha cyo kwica, ni ukubera ko umujinya nyine ari umwe mu ntangiriro zo kuba ushobora no kugira ubwo wica mugenzi wawe. Ariko noneho hakaba n'ibyo bintu rero by'ibitutsi. Ibyo bintu by'ibitutsi ubushize narimo nanjye nseka kuko hari umumama twaganiraga, noneho akambwira ati rega muri igihe cy'igisibo ati abantu badukomeye cyane kumva ni abakozi tuba dufite mu ngo. Muri ibi bihugu by'ino nta bakozi tugira mu ngo, buri wese arirwariza uko nakirwariza uko ashoboye, iby'abakozi ntibibaho. Ubwo twavuganaga hari mu Rwanda ari kumbwira ati rwose ati buriya tugira abakozi mu ngo, ati mana yanjye bari mu baducumuza, ati ku buryo bagukoresha ibyaha muri iki gisibo, ati noneho kwihana bikanga. Ese babacumuza batati ni ibicucu nta bwenge bagira, ntiyari gusobanura ukuntu abo bantu ari abantu badashobotse ese madamu, abo bantu ko ubwo ngo nta bwenge bagira ni ibicucu, ko bagutekera ibiryo se wowe ubwo ntubirya ngo ko se ubuze uburyo umuntu aba yavunitse yarushye yavuze. Abo bantu bangu ni ibicucu, ukabasigira abana bawe ukajya mu kazi ukirirwa iyo ngiyo, wenda wamututse wamumereye nabi, wagera mu rugo waguha abana bakiri bazima. Mhm. Urumva ko kubwo ngubwo uwo muntu utaba uri kumuhora ubusa ngo ngo nyine ngo ariko noneho tekereza rero ari uwo mukozi wawe wasigiye abana, wenda uravuga nyine ngo inzu urayikinga n'ibiki byose ngo basiga hanze, none si iyo nzu n'ibiyirimo biruta abana bawe umusigira? Ariko uzi ko ari byo koko? Umutegetsi ahita ambwira ati ahubwo ntangiye kubona ko natwe tubita ibicucu ariko ibicucu kubarusha. None se ni gute wowe waba ufite ubwenge buzima uzi ko umuntu nta bwenge afite, noneho ukamusigira abana bawe? Nuko turabiseka turarangiza turakoze, ariko ni ukuvuga ngo hari ikintu Yesu atubwira, tubwira ngo ntubwite umuntu ngo ni igicucu, uretse ko uba wowe wisunwe ni igicucu umutunze urutoki, waba witunze eshatu uvuga uti ngewe mukubye gatatu, ariko navuga ngo Imana ni igicucu nyine kibi cyane kubera ko yamuremye. Urumva harimo ibintu bitutsi biteye ubwoba. Ariko noneho icyo nyine cyo kuvuga kuri igicucu bikubye gatatu nibyo bigombye kukubera isomo ukavuga utaho sinaba ibyo mvuga ku bandi, ahubwo ari ngewe uri kwivuga nkaba ndi kwivuga ku bundi buryo. Ibi rero ni ibintu byumvikana cyane muri iki gihe, kubera ko abantu benshi bafashe umuco wo gutukana. Rwose umuntu akajya hariya agatukana, ukabona nta n'isoni nta n'ikimwaro, ni umuyobozi ni umubyeyi ni iki, ariko ukabona ntacyo bimutwaye aratukana nyine nk'uko kera nyakwigendera perezida Habyarimana bigeze bamubwira amashyaka atangiye ati ese nyakubahwa perezida ko abantu bagutuka ntubasubize bimeze biti ati none se niba ari abashumba ntabagira nde? Nuko urumva nawe afite ukundi kuntu abatutsi, ariko mu kinyabupfura no mu cyubahiro nyine nk'umutegetsi ati none se niba ari abashumba nabagira nde? Ikigero turimo cyo nyine rwose ubona mugani wagira ngo bose babaye abashumba, kuko indimi zabo zibangukira kuvuga ibibi ku bandi, kubatuka, kubagaya. Baratekereza iyo ukorana n'abantu ukavuga ko bose nta n'umwe ushoboye wabahinduye zero nyine. Mm. Ariko noneho burya niwe ugomba kwivuguta, ariko niba abantu bose ari zero, njyewe ubwo ndi iki? Ubwo se nyine ndi rimwe cyangwa ndi zero inyuma y'ayandi? Nibyo Yesu ashaka kutubwira muri iyi vanze, tubwira iyo uvuze ngo umuntu ni igicucu, reba intoki zawe uko zimeze, noneho ubanze wisuzume wowe ubwawe, kuko akenshi urimo uraporojeta ku bandi, n'ubushobozi babyita projection, urimo urerekeza ku bandi ibikurimo, ariko noneho bimwe bavuye ni ko wuzuye Imana zibona hose, n'uwuzuye ingurube akazibona hose. Ni ugusobanura rero ko uwo muntu uriho kuri ubwo buryo nyine, burya ikibazo aba afite ni uko aba yarangije kumva ko we ubwe yarenze urugero. Noneho ngo ati rero iyo wise umuntu ngo ni umusazi, ati we rwose azabibarizwa mu muriro, uzabibarizwa mu nyenga y'umuriro, kuko ni kimwe nyine, niho gutuka Imana ubwayo. Ni ugutuka Imana ubwayo uvuga nyine ko iyo yamuremye buriya ko iriya Mana rero nta muntu yari irihe. Ariko noneho mu yandi magambo, wowe utukana nyine ugomba kwisuzuma ukavuga uti ariko aho ngaho si njyewe wenda bibwira, kuki nita abandi ko nta bwenge bafite, aho ngenda bufite, bigatuma wenda bituma ushobora kwisuzuma nyine ukireba. Ikindi rero gishimishije Yesu atubwira muri ivanjiri ni ukutubwira ngo nyabune nimujye mwiyunga n'abandi mukiri kumwe mu rugendo.
urugendo rwo muri iyi si turagendana, hari igihe kizagera urugendo rwo muri iyi si rukarangira. Iyo rurangiye rero umwanya wo kwiyunga nawo uzaba urangiye. Tugomba kwiyunga n'abantu bagenzi bacu tukiri muri uru rugendo muri iyi si, kubera ko nyuma y'iyi si nyine igihe cy'impuhwe kizaba kirangiye. Murumva rero ko hari amagambo navuga ntakomeye kandi anadushishikariza gutekereza guhinduka. Kuko nibwo atubwira ati byaba bimaze iki kwirirwa gutanga amaturo, wenda menshi pe, abantu bose bakanabona ko uri igitangaza mu gutura kuri uwa mbere, reka sinakubeshya, ati byaba bikumara iki gutanga ayo maturo, kandi atazagukiza mu ngoma y'ijuru. Uratanga amaturo, uri kuyaha kiliziya, urayaha simbizi, ariko noneho ufite abantu mutari mwigorora kugera kuko mugomba gusangira nyine uwo mushyikirano n'uwo mubano. Yezu rero arakomeza cyane akavuga ati banza uhindukire usubireyo, amaturo yawe ntashishikaje pe, urayatanga wenda akagirira abandi akamaro, ariko ushobora gutakaza roho yawe. Banza usubireyo, ayo maturo uyafashishe abakene, ariko noneho ujye kwiyunga na mugenzi wawe, kuko mugenzi wawe mu gihe mukiri muri uru rugendo ufite umwanya wo kwigorora. Uru rugendo nimururangiza umwanya wo kwigorora uzaba urangiye. Bikaba rero mu isomo duhaye cyane utubwira ngo muri iki gisibo nibyo ko tugomba guhinduka ukuntu twitwara, ariko cyane cyane ibyo gusiba ni byiza nabyo, cyane cyane ko uyu munsi ari uwa gatanu, aho badusaba kutarya inyama ku bazibona, ariko eh, byankunda kubiteramo igiparu kera ukavuga uti umuntu aravuga ati ngo umuntu ugusetse ngewe rwose mu gisibo ndabyubahiriza, ndasiba pe, ndasiba kubera ko ntarya inyama. Ubundi uzibona kangahe? Ku ya mbere z'ukwa mbere rimwe mu mwaka. Urumva rero izo nyama ntabwo ari ikibazo kuri wowe, ko ntigitiza no kuba cyo. Unazibonye kuri uwa gatanu rwose nakugira inama yo kuzirya, kuko niwo munsi uba uzibonyeho. Ariko noneho si ibindi bigutandukanya n'Imana, si ibindi bigutandukanya n'abavandimwe, si ibindi bituma wowe ubwawe ubuzima bwawe bujyana kure y'Imana. Iyo nubisiba bizaba bikoroheye no kuvuga ngo ndi kwigorora n'Imana, ndi kumwe n'abavandimwe. Yezu rero uko abitubwira murumva ko aya ivanjiri nayo irakubwira wowe ubwawe, ntabwo iri kubwira abakurambere bawe, ntabwo iri kubwira abandi, ntabwo ibwira nde. Ijya guhura rwose n'isomo rya mbere twice mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, aho yatubwiraga ngo icyaha ni gatozi, buri wese niwe uzibarizwa ibyo yakoze, ariko ntujye gutekereza ko hari abandi bazayibazwa mu mwanya wawe. Ikaba ari amagambo meza, ariko akaba n'amagambo atyaye, bidusaba nyine kwivugurura, bikadusaba cyane cyane kuvuga ngo ariko burya niba ndi muri isi nkafitanye n'abantu ibibazo, cya gisibo cyanjye nticyari cyabacyo. Ariko naho nubona n'umuntu utuka abandi, unenga abandi, usuzugura abandi, ujye umugirira impuhwe, kuko burya nawe si we, mu by'ukuri niwe uri kwivuga. Ubundi baravuga ngo gutukana niyo ntwaro y'abanyantege nke. Ubundi umuntu w'umunyambaraga cyangwa umuntu w'umunyabwenge ajya impaka n'abandi bakaganira bakagira umwanzuro bageraho, ariko utukana nuko atafite ibitekerezo. Iyi vanjiri rero irakomeye cyane kuko irasa nk'iduhwitura, itubwira ati mu kanwa kanjye hasohoka ayahe magambo yo kumvikana, yo kuganira, yo guhuza n'abandi, cyangwa hasohoka nk'amagambo yo abuzemo ibitekerezo kubera ko n'ubundi ntabyo mfite. Ntugatume usaba Imana rero kugira ngo ijambo ry'Imana riguturemo. Ijambo ry'Imana riguturamo nibwo uzashobora kuvuga nyine ibihuje n'icyo Imana ishaka, kandi nawe ubwawe uzabyibonera, kuko ijambo ry'Imana riguturamo ayo magambo mabi yose y'ubutukamana n'ubutuka abantu agushiramo, kuko umukristo umuntu hasohoka nk'amagambo y'umugisha, amagambo y'umuvumo ntabwo atureba. Igisibo ni igihe cyo kwiyungura, ukavuga utese muri uwo murongo wo kurushaho kuvugurura ubuzima bwanjye, kuvugurura imibereho no kuvuga ibihuje n'Imana, ngeze he ku byo navandi mu rugendo rugana kuri Pasika, rugana ku izuka, cyangwa ukavuga uti dukwiye nasubira inyuma. Niba usubira n'inyuma, umuhanuzi Ezekiyeli yatubwiye uno munsi ngo wowe hinduka, saba Imana iguhe imbaraga zo guhinduka, kugira ngo ejo hakurikiraho
uzabe washoboye gutera intambwe, kuko nta muntu n'umwe wifuza kubaho kure y'Imana cyangwa se kubura Imana ku iherezo ry'ubuzima bwe. Twese twifuza kubana n'Imana no kuyegera. Turacyari rero muri novene ya Yozefu Mutagatifu. Afite ukuntu rwose iri somo rya mbere n'iyivanjiri abyuzuza. Yozefu Mutagatifu muri Bibiliya yose nta ntamwe ushobora gusanga ijambo rye. Abenshi mu ducumuzwa n'amagambo tuvuga, Yozefu Mutagatifu ntawe yigeze avuga. Yabaye umuntu w'umugabo ukora ugushaka kw'Imana, agakunda Yezu, ariko cyane agakunda Bikira Mariya, agakora icyo Imana imusabye, ariko akirinda rwose ikintu cyitwa amagambo. Si n'ibyo ariko, Yozefu Mutagatifu nyine yabaye nk'indunduro ry'ababanje bose, aho bagendaga buri wese akora ibyaha byo yitwara uko abonye. Muri Yozefu we nk'umuntu nta cyaha yigeze akora. Bikaba rero n'impamvu yuko nyine ari we murinzi wa Kiliziya, akaba n'urugero rw'abagabo. Nibyo rero nyine mu gihe turi muri iyi novene ya Yozefu Mutagatifu nyine n'impamvu yo gusabira abagabo bose kuba intangarugero nka Yozefu Mutagatifu mu ngo zabo, nabo cyane cyane tunukiye no gusabira nyine no gusabira abo bagabo, kugira ngo nabo amagambo yabo amagambo yubaka, nta magambo asenya. Burya abategarugori cyangwa se abagore ntabwo bihanganira umuntu ugira amagambo mabi. Ko gutukana si ukuvuga ibitutsi gusa, hari no gusuzugura umuntu no kumunnyega no kumucisha bugufi. Abagore bakunda umuntu ubabwira amagambo meza, uvuga neza mu rugo, babanira neza. Iyo mpano rero tuyisabire abagabo bose, turimo tubaragiza Yozefu Mutagatifu, kugira ngo nyine nabo ubuzima bwabo bugende busa n'ubwo Yozefu Mutagatifu twitegura guhimbaza. Ushobora byose rero tuvugiye n'abo batagatifu bose nabaho umugisha, mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.